mwongeye kwirirwa abanyarwandakazi. Uyu mureba ahangaha ngewe nitwa Muhawe n'Imana Jean de Dieu, nkaba nakoze urugendo rurerure njya gusura umutekereza nyarwanda kugira ngo abashe kugira amagambo adusobanuriraho. Ayo magambo akaba ari aya ngaya akurikira: Y eshatu, 3Y mu gifaransa, free Y mu cyongereza. Ese ayo magambo nk'umutekereza nyarwanda dukeneye ko udusobanurira tukabasha kumenya ese n'iki bigendereye, bisobanura iki, ese ni igihe cyazagirira abanyarwanda mu makamaro kugira bagendeye ku gisobanuro cy'ayo magambo. Murakoze cyane, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Nibyo koko kuba wakoze urugendo rurerure ndetse ukaba wanavunitse, mu by'ukuri ni iby'agaciro gakomeye. Inyuguti mbaje rero ya eshatu mu kinyarwanda cyangwa se 3Y mu gifaransa ni inyuguti zikomeye cyane kandi zifite ubusobanuro bukomeye cyane. Iyo ushyizeho inyajwi zigira ubusobanuro bwinshi. Abanyarwandakazi rero nk'uko uyu Muhawe n'Imana Jean de Dieu abivuga koko, ndagira ngo tuziganireho kuko harimo inyigisho zikomeye. Mu by'ukuri inyigisho zikomeye zikubiyemo, iyo ufashe ya mbere ukayishyiraho inyajwi u, urumva ufashe ya ushyizeho inyajwi u, ubwo ngubwo uhita uvuga ngo nk'uko nabiteguye bihita bihinduka ngo yumvire. Yumvire rero iyo ni inyajwi ya mbere isobanura ngo yumvire. Noneho iya kabiri, iyo ushyizeho indi nyajwi ushyiraho o, bigasobanura ngo yoboka, hakaba hasigaye imwe. Iya gatatu ushyiraho i, bikaba bisobanuye ngo yikorere. Mu gutangira rero ukavuga uti yoboka, kuko kwanza ni ukuyoboka, icya kabiri yumvire, icya gatatu yikorere. Izo nyuguti eshatu ubundi ubusobanuro bwazo nashatse kuvuga ni ubwo ngubwo. None se yoboka ni Imana tuyoboka, ni urusengero runaka, ni iki bisobanura kugira ngo tumenye icyo ari cyo tugiye kuyoboka? Kuko ni iki tuyoboka? Nibyo koko, iyo ntangiye mvuga gutyo mu by'ukuri mba nazimije. Ariko buriya nk'umutekereza nyarwanda iyo ntangira nzimiza ariko nkagera aho ngasobanura. Mu by'ukuri ntabwo ari Imana muyoboka, nta nubwo ari n'idini runaka, ahubwo iyo mvuga ni leta. Leta ni igihugu. Igihugu kiyoborwa na guverinoma n'abagize guverinoma. Iyo rero yo kuyoboka ni iyo ngiyo. Urugero natanga, reba nk'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyo ntangiye mvuga ngo yoboka, mba nshishikariza abantu ngo bayoboke leta iyoboye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bareke kwigomeka. Iyo utangiye uyoboka rero, urumva byagaragaye yuko na mbere yuko igihugu cy'u Rwanda kiyoborwa n'iyi leta yacu ariyo iyobowe na FPR Inkotanyi, hari abantu batangiye bayoboka. Nibyo koko barayobotse, ariko byageze hagati hari abagiye bacika intege. Niyo mpamvu etape ya mbere navuga ngo yoboka. Ariko se numara kuyoboka bigende gute noneho? Hahita hakurikiraho ngo yumvire. Kuko urumva hari etape yayoboka, haje noneho na yumvire. Yumvire rero nuvuga ngo ushobora kuyoboka ariko ku maso mu magambo ukagaragaza ko wayobotse, ariko mu bikorwa cyangwa se yego bikagaragara ko utari kuyumvira. Niyo mpamvu rero inyuguti ya kabiri yitwa ngo yumvire. Noneho tugasimbuka kaza etape ya gatatu ivuga ngo yikorere. Mu by'ukuri niba igihugu ari icyawe, umuntu akaba ari kukiyobora, nuvuga ngo nawe hakenewe amaboko yawe n'umusanzu, nawe ukagikorera
ukanacyumvira kubera yuko ni igihugu erega umuntu atandukanye n'igihugu umuntu ati igihugu agapfa bakamushyingura ariko igihugu gisigara kikiriho niyo mpamvu rero ntangira mvuga ngo yoboka yumvire yikorere n'icyo mu by'ukuri mba nshaka gusobanura none se nk'ubu turamutse turebye tukagenekereza tugasanga hari uwayobotse hari uwayumviye hari n'uwayikoreye hanyuma muri abo bantu uko ari batatu ugasanga harimo bamwe umwe arayobotse yamara kuyoboka ariko ntabe yayumvira ariko akaba yanayikorera ese ntago wemera ko ibyo bishoboka sinzi nimba ibyo mvuze ubasha kubikurura neza ubundi ntabwo ari uvuga ngo hari umuntu ngo ukorera bimwe na bimwe ahubwo ibyo bintu bitatu ni ibintu bibumbiye hamwe urumva bisabwa gukora ukabikorera hamwe iyo ugize kimwe wica muri ibyo bintu bitatu mvuze uba wahabanye n'amahame yo gukorera igihugu cyawe ni muri urwo rwego rero twihuse hari abantu bagiye bagaragara mu by'ukuri ukabona bayobotse ejo mu gitondo ukabona bahawe n'akazi mu mirimo runaka za minisiteri hehe hirya ariko bwacyo ukumva ngo niwe muntu uri gusebya igihugu ukumva ngo yirukanze yasohotse igihugu ukumva ngo atangiye kuvuga amagambo asenya igihugu cyangwa se aragiye ashatse ibibombe atangiye gushaka ibitwaro ngo agiye kurasa abanyagihugu ibyo byakunze kugaragara nk'umutekerereze nyarwanda pe ibyo unsobanurira ndabyumva neza ese hari urugero waba ufite rusobanura kuri izo nyuguti ese nk'urugero nkeneye kumenya ndashaka kumenya nk'uwo muntu wabashije kuyoboka yarabanje kwigomeka nimba ndabyita gutyo sinzi uko byumva hari ukuyoboka hari no kumvira nkeneye kuma ingero muri abo bantu babiri cyane de ingero ni nyinshi tutagiye kure ingero rwose ndondowe bwacya bukira ariko nshubije ubwenge kugiye byibura twihuse ntago urugero rw'umuntu umwe kandi uzwi n'abantu benshi cyane wayobotse ariko akayoboka bibanje kuruhanya ariko akagera akavuga ati ariko ubundi iki ko ari igihugu cyanjye ni ukubera iki ndi gugumya gushaka ibisasu byo kugitera kwica abanyagihugu igisasu aho kiguye urabona ntabwo uba wateguye ngo kiragwa hanaha hari igihe gitera ku musozi kigahura n'abavandimwe bagiye gushaka udukwi two gucana abana bagiye gusenya bamwe babyita gusenya abandi babyita gutashya mu by'ukuri ugasanga uwo muntu uzwi yafashe icyemezo gikomeye kugeza kano kanya ngewe mvuga ngo ni intwari no gushimira kuko iyo ndebye ibikorwa yakoze agafata icyemezo cyo kuyoboka yarangiza kumvira yarangiza akayikorera mu by'ukuri ngewe mbona namutangaho urugero cyokora banyumva n'abazankurikira bazihangane utabyumva gucyo we yaba afite ukunda byumva ariko ngewe niko mbyumva uwo muntu rero natangaho urugero mu by'ukuri ni benshi cyane pe ni benshi abayobotse abayumviye abayikoreye ariko uyu munsi kugira ngo wenda abantu babyumve reka nshaka umuntu umwe ntangaho urugero aba ari we nkuganirizaho abantu bazamufateho icyitegererezo kandi n'abazatwumva n'abazadukurikira nabo bazicara ibitekerezo bavuga ati ariko ubundi igihugu cyanye ku kindi kugifatira imigambi mibi ku kindi gushaka kujya gushaka ibitwaro byo kurasa igihugu cyanjye ubundi niba mfitanye ikibazo n'umuntu uyobora igihugu mfitanye ikibazo n'igihugu ibyo ni ibintu abantu b'abanyapolitike bagomba kujya bitondera niba Jean de Dieu dufitanye ikibazo ntabwo mfitanye ikibazo n'igihugu cyane rwose ni nako biri ibyo bintu byakunze kugaragara umuntu bakamuha akazi karyoshye yamara kunanirwa gukorera igihugu akagenda avuga ngo kanaga ngo twaye dufitanye ibibazo ngo niwe utumye mpunga ngo biki n'ibiki wayi gute se gute ese wagiye ugatuza ukavuga uti rero ntago twumvikanye ariko sinifuriza ibi igihugu cyanjye wenda hari igihe tuzumvikana ngaruke gukorera igihugu cyanjye twihuse rero hari umuntu uzwi abantu benshi baramuzi ni umugabo ukomeye ni umugabo ufite izina rikomeye muri iki gihugu ni umugabo wagize izina hanze y'iki gihugu natekereje ko uyu munsi ari wenda atangaho urugero kugira ngo abantu bazabashe kumva ibyo mvuga kuko ari ukuri uyu munsi hari umugabo witwa General Major Paul Rwarakabije
General Major Paul Rwarakabije ni umugabo ufite amateka muri iki gihugu ndetse no hanze y'iki gihugu. General Paul Rwarakabije rero ni muntu ki kugira ngo abantu bumve bimwe twatangiye tuvuga koko hari aho bigera ukumva koko ni ukuri, kuko buriya iyo ukora ikiganiro utanga n'ingero zifatika kugira ngo abantu koko abazacyumva bazumve koko ari ukuri. General Paul Rwarakabije rero ni muntu ki? Nicyo dukeneye kumenya. General Paul Rwarakabije buriya ni umugabo ukomeye cyane, wenda nahera amavu n'amavuko ye. Kera mu bwana bwe ni umugabo wavukiye mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri mu majyaruguru. Ubu ngubu ni mu karere ka Musanze. Uyu munsi akaba ari mu karere ka Nyabihu, ntabwo ari mu karere ka Musanze nk'uko wari ubivuze, ahubwo ubu habaye mu karere ka Nyabihu. General Rwarakabije rero wakwibaza uti ni muntu ki? General Paul Rwarakabije mu bwana bwe yavukiye mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri, ariko uyu munsi wa none akaba ari mu karere ka Nyabihu. Nyuma yaho amashuri yisumbuye yayize i Kigali mu ishuri rya Saint Andre hari i Nyamirambo, niho yarangije amashuri yisumbuye. Nyuma ntago yahise yicara, yakomeje ajya kwiga ishuri rikuru rya gisirikare muri SM, ngira ngo hariya SM yakoreraga hariya ka Kigali, niho SM yakoreraga. Nyuma arangije SM yabonye amahugurwa mu gihugu cy'Ububiligi, aho yagiyeyo akora amahugurwa y'umwaka umwe agaruka mu Rwanda. Ageze mu Rwanda yahise ahabwa akazi na leta yari iri icyo gihe, aba umukuru wacungaga umutungo muri gendarmerie. Nyuma yo gushingwa umutungo muri gendarmerie, nyuma yaho yabonye andi mahugurwa hanze, ariko nabwo aragenda amara igihe gitoya. Agarutse bamuhinduriye akazi, ajya kuba umucungamutungo mu gisirikare. Nyuma yo kuba umucungamutungo mu gisirikare, nibwo yagarutse muri gendarmerie, bamuhinduriye imirimo, aho muri gendarmerie yabaye jeturuwa. Nyuma yo kuba jeturuwa igihe gito nabwo ntabwo yatinzemo, nibwo bahise bamuha gukura umutwe witwaga groupe mobile wakoreraga muri gendarmerie. Aho ngaho rero muri groupe mobile ayiyobora nibwo hari hamaze kuba 1990, aribwo FPR inkotanyi zateraga igihugu. General Rwarakabije inkotanyi zateraga igihugu yahise ajya ku rugamba kimwe nk'abasirikare bagiyeyo icyo gihe. Groupe mobile ngira ngo nayo yari ishinzwe, wari umutwe wari ushinzwe gutabara igihugu aho rukomeye. Nawe rero yirukiye kujya ku rugamba nk'abandi bose, nubwo we uwo mutwe yebora yari gendarmerie, ariko nawe yagiye ku rugamba ararwana nk'abandi, ariko 1994 biza kurangira FPR inkotanyi ibatsinze. Ubwo ubuzima bwa General Paul Rwarakabije mu gihe cya leta yakoreye icyo gihe. FPR imaze gutsinda, imaze gufata igihugu, General Paul Rwarakabije kimwe n'abandi bose bakoreraga leta yari imaze gutsindwa, yafashe iy'ubuhungiro yerekeza muri Kongo. Ageze muri Kongo yabaye mu nkambi yitwa Katare, niho yaruhukiye. Ariko ageze mu nkambi ya Katare, nk'abantu rero bahunze ari abasirikare bakomeye, ntabwo bicaye, yagumye kujya yitabira amanama menshi yaberaga mu nkambi ya Mugunga, aho bitaga ku Kivu, n'icyo gihe Majoro yabo yahunze yari yarimukiye. Yamye akora amanama hamwe n'abandi basirikare bakuru, ubwo biteguraga kugaruka bateye igihugu. General Paul Rwarakabije 1996 inkotanyi nazo ntabwo zari zicaye, kuko zaravuga ziti bari abantu twatsinze bicaye hari hakurya, bahunze bagahungana abasirikare, bagahungana abaturage bafasheho ingwate, ntabwo dushobora kwicara byoroshye. Ubwo bahise batera bajya kumenasa inkambi,
inkambi barazisenya, noneho abaturage bari barafashweho ingwate, n'abo basirikare abaturage berekeza y'igihugu barataha. Bamaze gutaha, General Paul Rwarakabije ubwo yasigaye mu misozi ya za Masisi ndetse na Rucuro, niho yasigaye nk'umuntu usa nkaho yari abaye impehe. Mu by'ukuri abaturage bari babambuye batashye, ntacyo gukora bari bafite. birumvikana. Jean de Dieu nguciyemo za Masisi cyangwa za Warikare, hari uduce wowe wabuzi? Mu uduce n'abanzi ahanini ni province du Nord Kivu, ahantu bita muri za Rucuru ugana muri za Kiwanja, Nyamurembwe, hakazamo za Kinyandonyi. Ko duce akenshi twabaga tunibanzemo interahamwe cyane, habagamo interahamwe nyinshi kuko zaraje zitera abaturage noneho barahahamuka. Ndabyibuka rwose ko icyo gihe nabagayo, ikimenyimenyi rwose nabagayo, niho nabaga. Baraje rwose natwe tubimunza ahubwo, kandi turi mu gihugu cyacu biturutse kuri zo nterahamwe. General Paul Rwarakabije rero muri iyo misozi wari uvuze, mu by'ukuri aho za Rucuro hari imisozi nanjye nzi bakunze kubamo, nk'aho bita za Bukombo, za Busumba, za Kibarizo, aho bitaga za Nuza, ahantu abamayimayi bakundaga kuba. Hari karitsiye n'urugamba rukomeye abamayimayi bari nabo batuye aho hose. General Rwarakabije za Murimbi, iyo ugeze Murimbi hejuru uba ureba ishyamba rya Nuza, ikirunga cya Nyiragongo. Iyo ugeze Murimbi hejuru uracurika ugahita winjira ishyamba. Aho hose General Rwarakabije yarahabaye. Ubwo rero abasirikare baye barakomeje za Kisangani, igihugu cya Kongo cyamazwaga gufatwa, babuze iyo bakwira, basubira inyuma basanga General Paul Rwarakabije muri za Masisi hahandi we yari yaragarukiye. Nibwo bavuze bati bafata icyemezo, ari hahandi navuze ngo igihugu cyawe ntiwagombye kugitera ibisasu, ahubwo wagombye kukiyoboka ukagikorera ugafatanya n'abagifasha. General Rwarakabije mu myumvire icyo gihe ntago yari ayifite. Nk'umusirikare mukuru yabanje kwesaho, nibwo yafashe ba basirikare bari bagarutse arabegeranya. General Rwarakabije ahura n'abandi basirikare bakuru bari kumwe. Icyo gihe ngira ngo General Paul Rwarakabije yari ari kumwe n'umusirikare witwaga Colonel Nkundiye, n'undi witwaga Colonel Dr Mugemanyi. Barihuza, nibwo bayoboye ibitero ku Rwanda, bafata inzira y'ibirunga bahinguka hariya mu Rwankeri mu Ruhengeri, aho binjiye rwose bakubita ibisasu bica abantu bagira gute. Icyo gihe bageze mu gihugu bicamo uduce, bakora igisirikare. Ndagira ngo niba nibuka icyo gihe bahise bakora igisirikare cyitwaga Arire. Arire rero muri icyo gihe bakavuga ngo yari Armée Libération du Rwanda. Nibwo Rwarakabije ubwo Etat Major yabo yakoreraga hariya muri za Nyamutera na za Karago, ndetse na komine yo mu Ruhengeri bitaga Ntuza za Nyarutovu. Ndahabona ayo makomine niho Etat Major yabo yakoreraga. Barigabanyije uduce. Icyo gihe General Rwarakabije igisirikare cyaho cyari kigizwe n'amabata atatu. Ubwo ngubwo nibwo bararwana biranga. Bimaze kwanga General Rwarakabije, icyo gihe abasirikare bari bafatanyije kuyobora uwo mutwe bari barashinze. Nibwo Colonel Nkundiye bakoze operation ingabo z'u Rwanda zimurasira mu cyahoze ari komine Nyamutera, ubwo yageragezaga kwambuka ahantu ukagezi kitwa Giciye, ava muri Nyamutera yambuka Giciye, nibwo bamurashe. Colonel Nkundiye ahita apfa. Ngira ngo abantu baramubonye mu mateleviziyo itangazamakuru ryagiye kureba riramwerekana. Ubwo hadashize gatatu nibwo Colonel Mugemanyi nawe bamurasiye muri Nyamutera.
ubwo haba hasigaye General Paul Rwarakabije. Nibwo ibintu bimucanze, nibwo afasha abasirikare yari asigaranye, ahita akora Lopuri General tena asubira muri Kongo. Ageze muri Kongo rero ubuzima ntibwamworoheye, yagezeyo ahura n'abandi baye barasigayeyo, noneho Arire baba barayisheshe bahimba icyo bita FDLR. Arire vuyeho haje FDLR. Haje FDLR noneho. Yes. FDLR noneho kubera yuko bari baravuye mu Rwanda bahaswe ikibatsi cy'umuriro, bagiye bagahuda udutero shuma ariko bikanga. Nibwo ingabo z'u Rwanda zigiye kumuhiga, ziramuhiga ariko nawe bibamba, agaragaza nk'umusirikare mukuru nyine nka general. Kweti rya general yakomeye cyane. Ubwo rero nibwo yageze igihe afata umwanya wo gutekereza nk'umusirikare. Nibwo amakuru natohoje, General Major Kabarebe ubwe yashatse telefone yaramwihamagariye ati mu by'ukuri uri gutera ibibombe igihugu, wica abaturage, basko wanyu, abana wasize ureze, ibyo bintu bizakugeza kuki waje tugafatanya kubaka igihugu. Izo mbaraga ufite, abo bana uri gushuka bakaza ukabazana tugafatanya kubaka igihugu. Mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda mufitanye ikihe kibazo? Yes. Kabisa. Ubwo General Rwarakabije yicaye nk'umugeneral avuga ati ariko koko General Major Kabarebe byambwira koko nuko ubundi u Rwanda dufitanye ikihe kibazo. Ariho hahandi navuze ngo yoboka. Kabisa. Igihugu cy'u Rwanda kimara kubona ko nta kibazo bafitanye, yafashe umugambi wa kigabo wo kuyoboka, ahita yoboka. Nibwo yatashye aza mu gihugu arayoboka. Amaze kuyoboka, leta y'u Rwanda iramwakira, baraganira, imusaba imwereka igihugu ko kiryoshye. Kabisa. Bamusaba noneho bati urayobotse, hahandi twatangiriye, urayobotse ariko ushigaje kumvira. Ati bya bitekerezo mwari mufite hirya iyo mu mashyamba, uyu munsi mu gihugu si byo dufite, urasabwa kumvira ukayoboka ukanayikorera. Iyo ni ya leta yarayobotse. Kabisa. General Paul Rwarakabije nk'umusirikare ati koko ibyo muvuga nibyo, igihugu ko ari icyanjye, ubundi nasanze naribeshye, ntirwaga ntera ibibombe igihugu cy'u Rwanda, hari ikibazo dufitanye. Kabisa. General Paul Rwarakabije rero impamvu ariwe nafashe umwanya munini ngo tumuganireho, General Paul Rwarakabije nibwo amaze kuyoboka, leta y'u Rwanda ibimukubise umwanya, araza arayobora, ahita ajya mu gisirikare, bamwambika imyenda yayindi yarwanyaga, arayifiringa do akajya akunja akageza neza. Kabisa. Umusirikare arayifiringa aravuga ati ariko ubundi koko, ahubwo asigara agerageza gukangura abo yasizeyo gutaha. Yabigizemo igikorwa kuko hari abaje nyuma ye, yarabahamagaraga ati mwarayobye, muyoboke nicyo dusabwa, muze mwumvire, igihugu kiraryoshye ni icyacu. Kabisa. Nyuma yo kuba umusirikare nibwo bageze gutya nk'abandi basirikare bose, ujya ubona ko mu gihugu cyacu baricara kumva baguhindura uyu mwanya. Uri kubyumva? Yes. Baramubwira ati jya kuyobora amagereza. Ese Jean Dode, ubundi kuyobora amagereza uri General Paul Rwarakabije, ubwo ugira ngo ayo magereza yari arimo bande? Abo wasizemo n'ubundi muri za ntambara wateye. Abantu bari mu magereza bose urebye utukumbuye nawe yayoboye, nabari ku ruhande rwe no muri rwa ruhande rwabo bakiyobora, nibo bari bafunze. Ariko igihugu kimuha icyizere, jya kuyobora ba bene wanyu, ba bandi witwaga ngo ni bene wanyu. Uyu munsi ntabwo bakiri bene wanyu, uyu munsi ni Abanyarwanda, nawe baye Umunyarwanda. Jya kuyobora amagereza, maze turebe niba hari uzacikisha. Ntabwo yagombaga kugira uwacikisha kuko yari yayobotse kandi yumviye, akazi ke yagakoze neza, arayobora akora neza. Ubwo nyuma nibwo nanone bice bamuhindurira umwanya. Buriya yabaye na perezida wa komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abasirikare bavuye ku rugerero cyane. General Rwarakabije akora neza, nyuma
kuko izabukuru nazo urumva hahandi yatangiriye ni kera ziba zijemo. General Rwarakabije nibwo yasezerewe, asezererwa mu cyubahiro akwiriye, mu cyubahiro yakoreye. General Paul Rwarakabije uyu munsi ni umusaza utuje, ni umusaza wubashywe, ni umusaza wumviye, ni umusaza wiyicariye mu rugo rwe, ni umusaza uri kumwe n'abana be, ni umusaza utuje, ni umusaza uganje cyane kabisa. Dufatiye urugero rero kuri Paul Rwarakabije, kuri General Major Paul Rwarakabije, ni iki kitashoboka? Nta na kimwe. Ni iki se tutakora? Nta na kimwe. Uyu munsi wa none rero nuko nicaye ndatekereza nti nk'igihugu cyambyaye nanjye ngomba kugira umusanzu iteka nzajya nk'igihugu cyanjye, aho kugira ngo abantu bajye bicara bagende baporotikira igihugu, ukumva ngo umuntu ngo agiye guporotika ngo igihugu cy'u Rwanda ngo mugifungire ngo inkunga, mugifungire imfashanyo. Ese za mfashanyo zari zije gufasha abantu si abanyarwanda? Harimo ahubwo n'abarumunabe, harimo n'abarumunabe n'abakuru be. None se umuntu yamaze gufungira imfashanyo ubwo uba wumva akunda abanyarwanda? Niwe mwanzi wabo. Abakorera nde? Ntago tuzi umutwe akore. Banyarwanda, abanyarwandakazi, harimo namwe mukomeye, mugerageze mufate inzira nziza, mwigire kuri General Major Paul Rwarakabije, mumwigireho nk'ibyo yakoze, namwe muyoboke, kuko igihugu cy'u Rwanda nta kibazo mufitanye, muze mugikorere. Iki gihugu twese dufatanye ingufu tucyubake, tuzamukire rimwe, tuzakigire nka Singapore, za ndoto umukuru w'igihugu ahora atekereza cyane kabisa. Jean de za nyuguti wazumvishe? Ndazumvishe neza cyane kandi ndanyuzwe, kuko kugeza uyu munsi koko nkuko uri umutekerezi nyarwanda, izina wiyiserera nakwiye kuko kugeza uyu munsi nakangurira n'abanyarwanda bose aho bari kuza tugakomeza tukubaha izi nyuguti uko ari eshatu, eshatu tukazikurikiza, turabasha kubaka igihugu cyacu kandi turabasha kugera kuri bwa bushorishori perezida ahora twifuriza umunsi ku wundi. Murakoze, ikiganiro cyacu nahangaha tukizingiye, mugire umunsi mwiza. N'ubutaha uzanshake nujye ushaka kundeba ngo tugire ibyo tuganira, nzagaruka kabisa. Murakoze cyane banyarwanda, abanyarwandakazi. Ni ngiye mutekereza nyarwanda mujya mubona, ushatse gushaka ibiganiro byanjye bica kuri YouTube channel ni Bosco Maurice Kayiranga. Ibiganiro byanjye byose niho bikunda kuba biri, niho muzajya mubisanga. Ndabasaba kunshyigikira kuko nimwe nkorera, ni igihugu cyanjye nkorera, ni igihugu cyanyu nkorera, mukama subscribe na like ndetse na share. Murakoze kandi ndabakunda.